Mwaramutseho neza nshuti bavandimwe mukomeje kudutega amatwi mu biganiro tubagezaho uko igihe kibidushoboje, sinavuga buri munsi kuko uko tubishoboye niko tubagezaho insanganyamatsiko runaka. Uyu munsi rero nifuje kubaganiriza ku ngingo igira iti musabe mutarambirwa muzahabwa. Ahanini iyi ngingo nyigarutseho kubera yuko hari igihe abantu nanjye nishyizemo tugasenga cyane tugashyiraho umuhate bitewe n'ibihe turimo, bitewe n'ibyo dukeneye, noneho tukifuza ko nimba dusabye ikintu runaka twakibona byihuse, mbese hari n'igihe usaba ikintu uyu munsi kugira ngo uzakibone ejo cyangwa se no mu gihe kitari no mu gihe cy'umunsi. Tukaba twakora novena iriya y'iminsi 9 abantu bamara basaba Imana icyo bakeneye, ukaba warangiza n'iyo novena utarakibona, na nyuma yaho bikazatwara igihe utarakibona. Iyo udafite ukwemera rero ucika intege ukibaza se Imana nasenze yaranyumvishije, ese Imana ko itanshubije kubera iki? Nubwo Imana ivuga nyine muri Bibiliya ngo musabe mutarambirwa muzahabwa, ariko nanone tujye tubishyiramo ukwemera n'ukwihangana, kuko gusaba ntago ari ugutegeka. Iyo dusaba Imana turayinginga, na mbere y'uko tugira icyo tuyisaba iba yabonye icyo dukeneye, ariko nanone ntitwakwicara ngo tuvuge ngo Imana izi ibyo dukeneye izabiduha, kuko nanone iradushishikariza gusenga, kuko iyo dusabye Imana nyine nabyo bituma tugira kwa guhorana nayo, tuganira nayo, mbese tuyihora iruhande. Naho Imana igiye iduha ibyo dukeneye tutanabisabye, twakwirara tukaba twavuga se igihe runaka ibyo dukeneye bizizana. Oya, buri kintu cyose ni ukugikorera. Rero ikintu nshatse kugarukaho cyane ni ukugira ngo nshuti bavandimwe nkunda, mu gusenga kwacu ntitugategeke Imana. Ushobora kuvuga uti wenda urasaba ntutegeka, ariko nanone igihe ubwiye Imana ati icyo nsabye nkikeneye muri kano kanya, wenda ushobora no kubivuga wiyoroheje, ariko urumva deja harimo ya kondisiyo y'igihe ugishakiye. Ariko iyo usabye Imana, Imana irumva isubiriza igihe cyayo kandi mu gihe gikwiriye. Hari igihe ahubwo iguha n'ibirenze ibyo wayisabye, kuko yo ubwayo iba izi ibyo dukeneye. Rero mu gusaba habamo no kwihangana, kuko iyo utihanganye ibyo usabye ntibiboneke, ushobora gutakaza ukwemera, ushobora gutakaza umubano wawe n'Imana kugira ngo wenda ntikumva cyangwa ntigusubiza. Erega hari n'igihe ibyo usabye Imana ibona ko atari byo ukeneye, ahubwo ikaguha ibinyuranye n'ibyo wasabye, kuko yo ubwayo itumenyera icyiza kandi kidukwiriye. Imana ni umubyeyi, nta mubyeyi ushobora guha umwana we ikintu kitari cyiza kandi kitamukwiriye. Niyo mpamvu rero hari igihe Imana iduha ibyo ibona dukeneye kurusha uko twe dusaba ibyo dukeneye. Nshuti bavandimwe rero, nagira ngo mbabwire tujye dusaba ariko dutegerezanye ukwihangana, kandi twizere ko icyo dusabye Imana byanze bikunze mu isaha yayo, mu gihe cyayo gikwiriye, icyo tuyisabye irakiduha ikanaturengerezaho. Murakoze rero, dukomeze dufashanye twungurana inama, ariko nyine twibuka uyu munsi urasaba ugahabwa, ejo ugahora ukeneye ikindi kintu. Ushobora kubona icyo wasabye uyu munsi, ejo ukabona ukeneye ikindi nanone ugasaba. Mu gusaba rero Imana, ikintu cya mbere na mbere cy'ingenzi ni ugusaba wizeye ko Imana izagusubiza, noneho ukanihangana. Sawa rero murakoze, niyo ngingo nagira ngo mbasangizeho,
Dusabe Imana twizeye ko ibyo tuyisaba izabiduha kandi ikanaturengerezaho kuko ni umubyeyi uzi ibyo dukeneye. Sawa rero mugire ibihe byiza, ndabakunda.